Muraho nshuti zanjye, ikaze kuri Cecile Show TV. Aka kanya rero nifuje ko dukora capati zitagombera gusunika cyangwa capati zitagombera gukomera, mbese capati zo mu minota 5 gusa. Izi capati tugiye gukora rero buri muntu wese yayikorera, ni capati nziza cyane iryoshye. Mwebwe mukurikira akantu ku kandi ndabereka uko byagenze. Aha ndatangira nkoresha, mfite hano ifarini maze kuyipima, ndakoresha amagarama 300. Ndakoresha n'isukari garama 15, dore ni akayiko ka 10 gapima garama 15. Aka kantu mubona gapima kangana n'ikiyiko, ni ikiyiko kimwe rero. Aha turakoresha n'umunyu garama 5, na akayiko kari agato bakunda gukoresha bashyira isukari mu cyayi. Aka kayiko rero nako ndashyiramo kamwe garama 5. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe ikiyiko kimwe cy'isukari ugushyiramo ni ukuvuga nimba ari garama 15, ubwo urafata garama 5 aba arizo ugira z'umunyu. Niba tuvuge ari ikiro cy'ifarini, urafata ibiyiko 2 by'isukari ushyiremo kimwe cy'umunyu. Urumva rero ugenda ukora muwatsi yabyo. Niturangiza tugiye kubivangiramo hano. Turifashisha kandi amazi mililitiro 240, reka nazo nzipime. Mujye mugira umunzani cyangwa se mugire bya bipimo biba biriho amamililitiro cyangwa amagarama, kugira ngo mubashe gukoresha ibintu bipimye neza, bituma utibeshya kandi ibintu bikaza bimeze neza. Mukurikire rero. Mwabibonye ko ari mililitiro 240, nizo rero tugiye gutangira twifashisha. Aha turifashisha n'akantu ko kuza kubivanga neza. Mukurikire uko ngiye kubikora. Aha ntangiye nshyiramo ifu mu isorori yacu turi bubivangiremo. Ifu rero ndahita mvangamo n'amazi, ya mazi nababwiye 240. Niturangiza tubivange neza. Mwabibonye uko ndi kubikora. Aha rero kubera ko bifashe, ngiye kongera mpima andi mazi mililitiro 240. Mwabibonye. Kandi capati tugiye gukora ntabwo zidusaba gusunika. Mwabibonye ko nongeye nkapima izindi mililitiro 240, ubu nazo ngiye kuzisukamo hano. Ubwo zose hamwe zibaye mililitiro 480. Mwabibonye. Kugenda uvanga neza. Urabivanga kugeza igihe ubona ko byanogeye nta tubure na dukeya dusigayemo. Mwabibonye, mukurikire. Aha tugiye gukurikizaho ikiyiko cy'amavuta. Ubwo ni garama 15 z'amavuta. Amavuta usanzwe utekesha niyo ukoresha. Warangiza ukavanga neza. Ku rundi ruhande ubu twashyize ipanu ku muriro, tugiye guhita dutangira gukora za capati zacu rero. Ntago bigoye pe, mu minota 5 yonyine ziba zibonetse. Ikindi mu gushyiramo ifu ni byiza ko mwajya muyiyungurura, biroroha cyane kubivanga. Mwabibonye. Murabona bimeze nk'agakoma, nk'igikoma. Ahangaha rero tugiye guteka za capati zacu. Ushyiraho ifarini yawe, cya gikoma wakoze, warangiza ukagenda usanza ukora uruziga. Muri kubibona ukuntu ndi kubigenza. Nyamuneka muzabikore nk'uko ndi kubikora. Mwabibonye. Mwabonye ko nakoze uruziga. Iyi rero ni capati nziza cyane kandi iryoshye. Mwebwe mukurikira ukuntu ndi kubigenza, mwarebye ukuntu biri kugenda bimera. Umva ziraryoshye pe. Umva ntimuzanarirwe kwikorera capati rwose, ubu buryo buroroshye cyane. Iminota 5 yonyine ziba zibonetse pe, ndababwiza ukuri. Kandi ntago bihenze, nta nubwo binagoye rwose. Mwabonye ukuntu iri kugenda imera. Umva iraryoshye. Mana yanjye reka mbereke do.
iraryoshye ntabwo mushobora kubyumva. Iyi niyo maze guhisha. Umva ziraryoshye, ubu nabibasobanurira gute we? Umuntu ukunda capati rwose ntazabure kuyiteka ngo ni uko gusunika bigoranye. Oya, n'ubu buryo nabwo rwose wayiteka ikamera neza. Gusa ugenda ushyiraho utuvuta nyine kugira ngo irusheho kumera neza. Ushyira no ku ipanu, ugenda ushyiraho utuvuta. Murayibona ko iri kugenda ihinduka. Umva, ntimuzanarwe gukora capati pe. Izi ni capati z'iminota 5 gusa, ugahita wicara ukiseriva. Ntacyo Cecile Show TV itazabazanira rega. Mwebwe mujye mubana nanjye gusa, munambwire icyo nakora, icyo nakongeramo, munambwire nimba byagenze neza. Nyamuna igihe wakunze ino video mba nakoze, ujye ukora like kugira ngo mbibone, menye ko wayikunze. Kandi nimba hari n'icyo yigaya nacyo wandike muri comment umbwira ati aha naha wari kubigenza gutya. Inama zanyu ziramfasha cyane, muri ab'ingenzi. Mwazibonye? Reba hano, reba, mwayibonye ukuntu yoroshye kandi imeze neza. Dore ubu iyi yahiye tayari, tugiye guhita dushyiraho indi. Aha reka dushyireho utuvuta kuko ndabona ipanu yumye. Shyizeho utuvuta, ariko ipanu yashyushye cyane bya hatari. Ugenda uzungurutse ukora akaziga, ukora serikire nyine nk'iya capati, namwe murabyumva. Mwabibonye ko bitagoye? Si biragoye koko? Ni ukuri courage pe, mugerageze namwe. Mwabibonye ko capati zacu zahiye, zimeze neza, murabibona. Ziroroshye cyane pe, murabireba. Capati ziroroshye, reba, zahiye, ntimuzagire icyo mwitwaza rwose ngo gusunika capati ngo biranga. Ni ukuri pe, n'iyi ngido ni nziza cyane, muzagerageze. Mwakoze kubana natwe kuri Cecile Show TV. Nakagaruka. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share ndetse na like. Kandi capati mbibutse, nyamuneka muzakurikiza ibipimo, nibwo muzaryoherwa. Murakoze cyane, naho muri video itaha. Ciao.